Haleluya. Nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu, mbifuriza umugisha w'Imana aho muri hirya hino mudukurikiranye. Kuri uyu mugoroba rero tugiye kuganira ku bintu bisa naho bikomeye, ariko ni byiza ko abana b'Imana ibi bintu tubimenya. Mbere yuko tutangira, tubanze dusenge, duhamagara Imana izibane natwe mu mwanya nk'uyu twateguye kugira ngo utugire umumaro kandi twige byinshi, twunguke byinshi. Uwiteka Mana, uri Imana nziza, uri umukozi w'umuhanga, ni wowe utwitaho tugenera ibidukwiye bya buri munsi. Ngwino ubane natwe, utwigishe, uturwanirire, tubone imbaraga zawe, tubone kugirirwa neza n'imbaraga zawe zikorere muri twe mu izina rya Yesu, amen. Uyu mugoroba rero tugiye kuganira ku byitwa la combat spirituel cyangwa se spiritual warfare, bisobanuye intambara yo mu mwuka. Ibi ni byiza ko abana b'Imana tubimenya kuko biradukwiye nahacu kurwana intambara nziza yo gukiranuka kugira ngo tubashe gutsinda imitego yose ya Satani. Ibi ngibi rero umwanzi nta handi abihera, ahera mu mitekerereze yacu, atwereka ko urugendo twatangiye tutazarushobora. Satani akatwereka ko nitureka inshuti twari dufite tukiyemeza gukurikira Yesu, aho ngaho tutazabishobora. Akatwereka ko hari byinshi twakora kandi bidufitiye umumaro, akatwereka ko gukizwa ari igihombo. Mwene data mushiki wanjye, niba wariyemeje gukurikira Yesu, umukurikire udasubiza amaso inyuma. Ni byiza ko dukurikira umwami twahamagariwe gukurikira, tukiyambura uyu mubiri n'iby'isi binezeza, tugakurikira Uwiteka, tugakurikira umucyo ari we Yesu Kristo. Rero bene data, muri iyi si ntabwo ariho gakondo yacu iri, gakondo yacu iri mwijuru. Satani akwereka uburyo utazareka ibyaha ngo ubashe kubaho, akakwereka ko ibyo waboneraga mu mabeshyo no mu buriganya ko utazongera kubibona, akakushyeshyenga nyine kugira ngo utamaramaza gukurikira Yesu. Wowe wamaramaje gukurikira Yesu, umukurikire. Mu nzara umukurikire, wariye umukorere, wishimye ukorere Imana, ubabaye usenge, wishimye uririmbire Uwiteka. Aho niho uzaba uhagaze mu murongo wa nyawo, kuko icyo Satani ashaka ni ukugira ngo akugushe, agukure mu mwanya Imana igushakaho. Ese mwene data, nshuti yanjye, umwanya ubana n'Imana unganute? Ingengabihe yawe ya buri munsi wafashe umwanya uha Imana muri wowe unganute? Tekereza neza mwene data mushiki wanjye, urebe umwanya washizeho wo kubana n'Imana. Ndavuga umwanya wo gusenga ukabana n'Imana. Ni wo mwanya wagennye mbega buri munsi, nk'uko ugena ibyo kurya byawe bya buri munsi kugira ngo umubiri wawe ubashe gukomera. No mu buryo bw'umwuka niko ugomba kugena ibihe biguhuza n'Imana kugira ngo ubashe gukomera. Ntago watsinda urugamba utarwanye. Impamvu ijambo ry'Imana ritubwira ngo twitinya, si uko ibidutinyisha bidahari. Ibidutinyisha birahari, ariko nitwegerana n'Imana tugasenga, umwuka wera azaduhishurira uburyo dukwiriye kwitwara n'uburyo dukwiriye guhagarara. Reba ibigutsinda mwene data mushiki wanjye, nanjye ndebe ibinsinda. Duhagarare, dushikame, turwane intambara mu isi. Kandi iyi si turi mu ntambara, ntago tuzigera dutuza. Satani araturwanya kuko turi abana b'umucyo. Satani araturwanya kuko nitwe rumuri rw'isi. Ubwo urumuri Kristo ari muri twe, ari we mucyo tumurikira, natwe turi amatabaza ashamitse kuri Yesu agomba kumurika mu isi. Mwene data mushiki wanjye, humura, rwana intambara nziza, haranira gukiranuka, kuko ijuru ntago ari imikino. Urugendo rwo kujya mu ijuru si imikino, ni ugutwaza ugahagarara ukarwana intambara nziza, kuko hano turi mu isi turi abagenzi n'abimukira. Abakorinto ba kabiri ibice 4 umurongo waho wa 16 dusoreze kwa 18. Nicyo gituma tudacogora, kandi nubwo umuntu wacu w'inyuma asaza, umuntu wacu w'imbere ahora ahinduka mushya uko bukeye.
kandi nubwo kubabazwa kwacu kw'igihwayihwayi kw'akanya ka none kwiyongeranya kuturemera ubwiza bw'iteka ryose bukomeye, natwe ntitureba ku biboneka ahubwo tureba ku bitaboneka, kuko ibiboneka ari iby'igihe gito naho ibitaboneka bikaba iby'iteka ryose. Amen. Bene data nshuti z'umusaraba, ntidukwiriye kureba ku by'aka kanya, ku nyungu za none aka kanya, ahubwo tugomba gusiganwa tukamenya kwihanganira amakuba, tukamenya kubana n'Imana, tugakomeza urugendo, kuko umwana w'Imana wese ahari ntakwiriye kurebera ku biboneka by'aka kanya ka none, kuko turi abana b'ijuru. Tugomba kuyoborwa n'umwuka wera tukagendera mu mwuka. Abefeso 6:10-13. Ibisigaye mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi, mwambare intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani, kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana n'abatware n'abafite ubushobozi n'abategeka iyi si y'umwijima n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Nuko rero mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi, kandi murangije byose mubashe guhagarara mudatsinzwe. Bene data bashiki banjye, dufite gukurikira umwami, twahamagariwe gukurikira twambaye intwaro zose z'Imana. Nibyo mbifuriza bene data bashiki banjye, kugira ngo tubashe guhagarara tudatsinzwe n'uburiganya bw'umubi. Mwibuke ko hano ku isi turahaca, ntabwo tuhatinda, nukuhanyura nukunyuraho, ndetse ijambo ry'Imana ryo rigereranya ubuzima dufite hano ku isi nk'uburabyo bwo mu gasozi. Ibaze nawe, indabyo uyu munsi ziba zimeze neza, zitoshye, zifite itoto, ariko ejo izuba zigakubitwa n'izuba zigashyiraho mu minota mikeya. Nawe tekereza neza mushiki wanjye, mwene data, hano ku isi turahanyura gusa, ni igihe gitoya tuhamara. Muri icyo gihe reba, muri gihe cyawe uri kubana n'Imana gute? Uri gukora imirimo myiza gute? Uri kubana n'abandi gute? Wisuzume, nusanga bigutsinda uce bugufi, usaba Imana ikubabarire. Reka turwane intambara nziza, dukurikira umwami twahamagariwe gukurikira. Ntabwo tuzicara na rimwe ngo tudamarare muri iyi si, kandi turi mu ntambara, turi ku rugamba. Satani ntago azarwanya abe, ahubwo azarwanya abera. Satani araturwanya kuko turi abana b'umucyo, duhagarariye ijuru mu isi, duhagarariye ibyiza mu isi, duhagarariye ubwami bw'ijuru mu isi. Niyo mpamvu aturwanya, niyo mpamvu tuzahura n'intambara. Wikigereranya n'abandi ngo wisanishe n'abandi bo mu isi ibyo bakora ngo nawe wakora biriya. Oya, itonde, uri umwana w'Imana, uri umucyo w'isi. Ntabwo ukwiye kwitwara nk'ab'isi, ukwiye kwambara nk'abana b'Imana, ukagaragaza umucyo, ukagaragaza Kristo uri muri wowe. Mwene data mushiki wanjye, mwifurije guhagarara ugakomera, ukarwana intambara nziza, ugakomeza ugahatana, kuko Yesu araje kandi aje guhemba abamukoreye. Ntabwo umuntu ahabwa ibihembo, cyangwa se umuntu ntabwo yambikwa ikamba, cyangwa se ashirwa ku rugero runaka ataratsinze irushanwa. Mu marushanwa rero ntawe urushanwa ari wenyine, aba ari kumwe n'abandi. Rero mu irushanwa ryawe menya ngo Satani muri kumwe niwe ukurasa imyambi umunsi ku wundi ngo arebe ko yakugusha. Gundira icyo wahawe rero, icyo wigishijwe, icyo wamenye, kugira ngo umwanzi atakikwambura. Mbifurije umugisha w'Imana aho muri hose. Shalom, shalom, amahoro y'Imana bane namwe. Bye. Amazing grace, how sweet the sound, thou Savior wretch like me. I once was lost, but now I'm found, was blind, but now I see. Praise God,
my heart. Praise God, 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 praise God.